uyu munsi nawo hari umukunzi wanjye gusa nta wundi nakunda bese numva ko hari n'uwo nguwo ufite abakunzi nka 5 uri bugere saa 5 z'ijoro agifite ku murongo abamutegereje saa 4 akafite Jeanne saa 6 joli ubwo se ubwo byo twabyita iki yemi Jeanne na joli bose numva ari bamwe bose yitwarira nta ariko rero ni n'umuruho urumva harimo n'imvune hari imvune kuko niba buri wese ari bumugenere message ye buri wese akamugenera gift niyo mpamvu rero bagorwa abantu akagorwa no guhangayika ashakisha iki uragishaka utese wafashe 50 bari kuguriramo joli isheneti nziza cyangwa se isaha nziza cyangwa sakame nziza cyangwa gift ifatika ugiye kwigabanya abantu 5 biri buze gusoza rero ushakisha ikintu cyuri bugura cy'ibihumbi 10 kibi kibazo yo fata 50 bigenere joli wenyine yiwe nyine apana na Jeanne oya Jeanne ni yihangana bivuze rero ngo ikivunnye umuntu niba hari uwavunikaga kubera ko adafite abo batondekeranyije ku murongo akavunika gusa arubwo nanone biba biterwa n'agaciro guha reka tubasuhuze inshuti abadukurikiye muri umwanya Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza iby'igiciro ayaya dore umutuku n'isaha sinari nayibonye wo gatwo yewe uyu mugore arategura we mbega umuteguro urangawe n'amaherena n'umutuku mbega ubwoko butegura hanyuma n'ikanzu dore na dekorasiyo inyuma y'intebe wo gacwaho urukweto narwo ni umukara ariko nturwerekana yewe wo gacwa we njye ndikuzo Emi ndi kumwe na mama Ganza reka mwese tubasuhuza abadukurikiye muri uyu mwanya Imana ibaho umugisha mwakoze cyane muri kureba iyi video aho muherereye Imana ibaho umugisha dukoze iki kiganiro ku munsi wa Saint Valentin hanyuma rero ni mpamvu ubona umuteguro uri hano toroshye ariko mama Ganza wateguye wo gacwa basuhuza abadukurikiye muri uyu mwanya karibu ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu nanjye nejejwe cyane no kuboneka uyu munsi usa gutyo sa gutya umunsi mwiza gutya umunsi wahawe agaciro kuba umunsi w'abakundana natwe nyine twavuze ngo tuwambarire tunezererwemo ku urukundo nyine ni urwa Kristo urukundo hari inkomoko yarwo rero nanjye nejejwe no kubana namwe uyu munsi nejejwe nuko Imana impaye aka kanya ikaduha kunezererwamo hari ababari muri uyu munsi bababaye babuze ababo ese abari mu rukundo na bagenzi babo barutakaje ese hari benshi hirya no hino bishoboka ko babaye ku isi ariko twebwe ko Imana yadushoboje tukaba tumeze neza yaduhaye ngo tunezererwemo rero ihabwe icyubahiro nawe ndayishimye kandi ndabashimiye ko muri inshuti zacu inkoramutima zacu turabakunda mukadukunda uyu munsi rero ni uwacu twembi dukundane nyine mwebwe natwe ariko ntabwo ari byo nibyo ariko urukundo ruba hagati y'abana n'inshuti n'abavandimwe ibyo utangiye nyine ubwo utangiye kuvangura gushaka kuvangura ngo hamenyekane ubwo ni ubwoko bw'urukundo Kristo yadukunze uyu munsi turi buze kwibanda amoko y'urukundo nicyo kiganiro cy'uyu munsi saba rero tugiye kukwakira wikwihutira guhita uvangura ngo uvuga ngo yawe ngo ntabwo ari iby'inshuti n'abavandimwe n'inshuti n'abavandimwe turakundana gusa si agape si ibisanzwe tugiye kwibanda cyane ku rukundo ruri hagati yawe n'umugabo hagati yanjye n'umugore nicyo tugiye kwibanda ubwo ni ubwoko bw'urukundo nyine ariko urukundo rurasesuye urukundo ni urukundo nyine ubwoko bw'urukundo ubwoko ni bwinshi ubwoko bw'urukundo se buriya bwitwa ubwoko bw'inkundo ubwoko bw'urukundo nta kibazo ko turi kumwe se urukundo rwa mbere na mbere mpa agaciro cyane n'urwo Kristo yadukunze Kristo yaradukunze
bituma atwitangira, bituma tubabarizwa, bituma tumenerwa amaraso, bituma ababazwa, arapfa, arahambwa. Ariko kubera urukundo nanone Imana idukunda, habaho kuzuka kwa Kristo kugira ngo abazamwizera natwe tuzagira igihe tuzukane nawe. Rero urukundo rwa Kristo ni rwo mpagaciro cyane, ari naho dukomora urukundo rwo rwo rwose twakwita ko ari urukundo rwo twaha agaciro urwo ari rwo rwose. Numva yuko ari agatonyanga kurwo tuvoma ku rwa Kristo. So urukundo ruzima rw'umuntu akunze undi nta buryarya, yaba ari umukristo mugenzi wawe, yaba ari umuvandimwe wawe, yaba ari inshuti yawe, yaba ari umugabo wawe, yaba ari umugore wawe, yaba ari umukope cyangwa umukopine wawe. Urukundo nyarukundo mpamya ko ari agatonyanga umuntu aba avomye kuri rwa rukundo rwinshi rutagira igipimo rwa Kristo yakunze twese abari mwese. Rero urukundo rwa Kristo ni rwo rwa mbere, ni rwo mpagaciro cyane, ni rwo njya numva ko ni rwo rukundo nyine nyarukundo. Okay, urundi rero urukundo ni urwo Kristo nanone yatugiriyeho inama. Iyo tureba amategeko yose uko ari 10 dusanga yaragarutse akubirwa mu ijambo rimwe ryitwa urukundo, aho avuga ngo ukunde Imana yawe n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose biravuga none urukundo. Bivuze ngo ufite urukundo ugakunda Imana, ukayiha ubwenge bwawe, ukayiha umubiri wawe, ukayiha, no kuvuga ngo nyine waba wubahirije rya tegeko ry'Imana. Nyuma nanone Imana irongera dutegeka ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Iyo ukunda mugenzi wawe rero it is the best. Wumva ari cyo kintu cyiza kibaho kuri iyi si. Kunda mugenzi wawe, ntuzamwifuriza ikibi, ntuzamugirira ishyari, ntuzifuza kumwiba, ntuzifuza kumwica, nta kintu kibi uzamutekerereza. Igihe cyose uzahora umutekereza ibyiza gusa kuko umukunda. Rero ni ukuvuga nasanze ko urukundo urufite ubifite byose. Ni ukuvuga ngo urwo ni urukundo rwa Kristo yakunze twebwe, adusaba nuko natwe nanone turumusubiza tukamukunda. Ariko nanone aratubwira ati kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Buryo wikunda ye muzarebe ushaka ko niba wambaye umuntu akubwira ngo wambaye neza, nawe ubwo wakwireba ukumva wambaye neza. Iyo urugero nk'ubu wambaye neza, murakoze cyane, hako nusaba 100 nyuma y'ikiganiro twitege. So iyo rero wikunda wumva ibyiza byose babikuvugaho, bakavuga ibyiza bye, wambaye neza, urasa neza, wagize neza, mbese ibintu byose byiza ukumva niwe babivugaho. Iyo ukunda mugenzi wawe rero ukwiye nanone nawe kubigenza utyo. Ikiza agezeho ukamushimira, ukwasa ukayimushimira, urasa neza, uri mwiza, wambaye neza, wagize neza. Ubwo icyo gihe nibwo ubukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ariko ukabivuga byose bikuye mu ndiba y'umutima. Sigaye mbona nkaho dusigaye twaratewe no muco wo kuvuga ibintu byiza ariko ugasanga birareretse. Wakurikira inyuma ukaza gusanga ibyo Yemi yavugaga n'ibyo gukorera ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko niba uvuze ko nkunda bya nyabyo, nibaza ko ari ikintu cyiza cyane. Urukundo rero rwa Kristo rwadukunze, urwo yadusabye ko tumukunda, urwo yasabye ko dukunda bagenzi bacu. Numva ari rwo rukundo nyakuri kandi rwuzuye. Ubwo rero ibyo ushaka nuko turi buvuge ngo ku rukundo, umukobwa akunda umuhungu, umuhungu nibyo ni separate, umugore akunda umugabo, umugabo akunda umugore we. Yes, urwo ni ya nkomoko, ni ya nkomoko, ya nkomoko ya Kristo. Rwa rukundo rwa Kristo. Kristo ataraza mu isi ariko n'ubundi abantu barakundanaga. Gute se? Ntabwo abagore bagiraga abagabo ze n'abagabo bakunda. Gute se? Gute? Mbere ko Yesu aza mu isi n'abagabo. Ubisomaye. Isezerano rya kera. Hari iki? Hari iki? Hari umugabo n'umugore. Hanyuma. Hari Adamu na Eva. Hanyuma barakundana. Ese sibyo. None Yesu rero yaje n'undi. Anyway, ni hahandi reka tuvuge ngo urukundo. Urukundo n'ubundi nabo ni hahandi. Erege tuvuze Kristo
ubundi tuzi neza ko Yesu ni Imana, Imana ni Yesu. Dufite imyemerere itandukanye ndabizi, abakurikira twese ntabwo ariko twemera cyo kimwe, ariko tuzi hari abakurikira bavuga ati Imana ntibyara ntibyarwa, hakaba rero n'abemera tuzi ko nanone ko Kristo, ko Yesu ari umwana w'Imana. Rero Imana niyo rukundo, rukundo nanone aduha rukundo ari we Kristo. Ariko mbere urumva ko na mbere yuko Kristo aza kutwitangira n'ubundi Imana yari ihari, n'ubundi Imana yaradukundaga, n'ubundi naye niyo yaturemye mu rwo rukundo, uko niyo yaturemye kandi ijambo rye rivuga ko turi mu ishusho yayo. Bivuze ko rero ntabwo tugiye tujya kure ya rwa rukundo ruri mu Mana, yaraturemye na rwira ruturemana. Urwo Kristo yaje kutwereka dupfira, tubambirwa, tubabarizwa, n'ubundi nirwo rwa rukundo n'urwase rwaje rumugeramo kugira ngo aze ruducomekemo birenze uko twakarwakire. Uko Imana mu by'ukuri yo niyo yaturemye kandi turi mu ishusho yayo, no kuvuga rwa rukundo rwayo rero yararuturemanye nta kabuza. Uyu munsi turi kuri Saint Valentin, ni urukundo nyirizina, ntaho uri bubikwepe. Hagati y'umugabo n'umugore ninde utanga gift? Bose barayihana. Gift ni impano mu rundi rurimi, mu rurimi rwacu. Impano rero ubundi ikwiye guhabwa, umugabo akwiye kuyimpa nanjye nkayimuha. Erega nubwo ijambo ry'Imana turezi ko ritubwira ngo umugore gandukira umugabo wawe, umugabo ukunda umugore wawe, ijambo ry'Imana rivuga rityo. Ariko kubera rwa rukundo rwa nkunda, kubera kwa kumugandukira, hari ukuntu nanjye mba naravomye kuri rwa rukundo rwe. Yampa rero bikaba byandi by'umunyarwanda bita ngo agasozi kazamutse inka kamanuka indi. Ubwo rero icyo gihe yampaye nanjye mparanira kumwitura yaneza. Bivuze rero ngo umugabo niwe uhereza impano umugore, umugore nawe niwe uhereza impano umugabo, kimwe n'inshuti. Ubu abahungu n'abakobwa very sure ubu byakomeye. Ubu byakomeye, amaduka yabonye abakiriya, indabo zawe ahantu hose n'indabo. Ese ko kibi uyu munsi gusa? Mpamya ko bitaba uyu munsi gusa, mpamya ko biba buri gihe. Ubwo wanjye rero Saint Valentin irahahora nta mpamvu. Irahahora kimwe n'uko iwanjye hahora, kimwe n'undi wese ukunda umugore we cyangwa bafitanye umubano mwiza, nabo pe ndahamya ko Saint Valentin ihora buri munsi. Ni ukuvuga rero ngo ni ibiba buri munsi, ariko hari umunsi nyirizina abahanga bahisemo gutegura cyangwa kwita izina. Ni nk'uko tugira umunsi runaka wateguriwe ikintu runaka. N'uyu munsi rero mpamya ko ni umunsi nyine uhabwa agaciro kubera ko habayeho umuhanga abitekerezaho, kubera impamvu nawe yashingiyeho awita umunsi w'abakundanye cyangwa w'abakundana. Rero uyu munsi bisakara cyane kuko ari umunsi nyirizina wubahirizwa ku isi hose. Otherwise mbaze nk'indabo papa Ganza mpa, mbaze nk'impana mpa, mbaze nk'ibyo muha, mbaze za surprise duhora dukorerana, ntabwo wamenya uko bingana. Uyu munsi se biraza gusaba amafaranga menshi, turibuze gukonsoma amafaranga menshi bitandukanye no mu minsi isanzwe? Ni iminsi isanzwe ikintu cyinshi cyane, ikintu gihenda cyane, ikintu kigorana cyane ni uwo mutima. Umutima ushaka rero n'umutima ukunze nta kindi bisaba. Nta mafaranga menshi bisaba, nta mwanya mwinshi bisaba, nta mbaraga nyinshi bisaba. Ushobora kwibaza ko byakuvunnye cyane, ariko mu by'ukuri ntacyo bisaba gikomeye cyane. Icyo bisaba ni umutima ubishaka, ni umutima ubikunze. Iyo wawugize rero ushaka kujya hariya hanze mukancira akatsi wakanzanira nkabona karahenze. Akatsi nyine ushaka kujya hariya ukayora umucanga kubera ukuntu wuzanye, ukandeba amaso, ukanshimisha, ukanyereka ukuntu wantekereje. Byonyine kuba wantekereje, ukuntu wafashe uwo mwanya ukantekerezaho, ukavuga uti ngiye nkamuyorera uriya mucanga ko ntafite ikindi kintu cyo muha nona, nibaza ko wamushimiye. Byonyine yareba uwo mutima nkuzananye, yareba ukuntu namutekereje, ukuntu nabigambiriye, ndibaza ko byamushimiye. Ukagendeye mukawuyora
ukawuzana ukagira icyo utihumiriza we umucanga wagahumiriza akizera ibintu by'ibitangaza ashobora no gufungura amaso azi ko cyaveho iti giparitse ahari noneho yaza gufungura amaso agasanga umucanga ni ukuri atari umuntu ugira umutima urarikira ibintu aranezerwa cyane bivuze rero ngo ntabwo gift ntabwo kugaragaza ko umuntu mukunda cyangwa ntabwo ari ngombwa amafaranga menshi icy'ingenzi ni umutima nkanjye ubigize utyo byonyine nareba ukuntu wagambiriye njya nibuka umbabarire se n'utandukiraho gato njya nibuka umubyeyi wacu witwa papa Leo yitabye Imana mu minsi ishize njya nibuka ukuntu twari twicaye turi abantu benshi b'abavandimwe twamusuye turamutaramira turamunezeza nk'umubyeyi noneho tujya gutaha arambwira ati majori ni karame atuze kugaruka umaze guherekeza abashyitsi ngufitiye kabombo ngufitiye agakado ntabwo wabaherekeje umutima uri hamwe ntabwo umutima nahereje ntabwo nari imperekeje ariko jye mu by'ukuri nari nizeye ko agiye kumpa akabombo agashokora nyine byanga bikunda niko yatumye ku iduka cyangwa avuga ati majori wanjye nkunda rwose kamunezeza ngarutse amaverope nje kuyifundura sangamo ikanzu nziza y'igitenge nkubwije ukuri ntabwo icyanshimishije cyane ari ya kanzu ntabwo icyantwaye ibitekerezo cyane ari ya kanzu ntabwo icyandijije ari uko iyo kanzu yari igitangaza ihenze imeze narize amarira y'umunezero ndavuga ni waho what papa Leo yatekereje gute yayikuyeho ino kanzu yagambiriye ate of all people mu bana baberese wababere kuba ari jori yatekereje akajya gushakira iyi gift akayinzanira niba hari gift mu buzima yashimishije niyo ngiyo y'uwo mubyeyi kandi tugiye mu mibare ngiye no kuyigura sinzi nshobora no kuyisipendinga amafaranga make cyane ashobora no kutayigura mu by'ukuri ubundi nyikweretse wasanga ntayigura ako ni hari umwenda njya nambara nkumva urandyoheye ni umwenda w'uwo mubyeyi yampaye nkumva urandyoheye abantu benshi bazi ko bari butanga amafaranga menshi bakagura ibintu bikomeye bihenze hari akantu ejo nahoze mbona kuri stati wenda reka mbere yuko tuza kujya ku musozo w'iki kiganiro n'utuntu tubiri nabonye turansetsa kamwe bari banditse ngo ururabyo ni 10,000 umufuka wa sima ni 9,000 wa musore we ubitekereze bitaza kubona nka mama Ganza kuntu yari kuranguramo papier hygienique nyinshi oya hari n'akandi munsi nasomye umuntu yanditse ngo yewe ngo rero ngo babyeyi mwebwe mushobora kuba mufite abana 3 no kuzamura ngo nimuve muri ayo ya Valentine nimujye gushaka minerivare yawe bivuze rero ngo impamvu abantu baba bagambira nk'utwo badutekereza bakanatwandika nuko baba bazi ko ubwabo niba atari bo hari abo bazi bivuna akarara shinge agahangayika ndamuha iki ndakuraho amafaranga oya urukundo ni rwo rwa mbere iyo wamukunze ukamutekerezaho ugahaguruka ukagenda ugashaka akana kariko kose ko ushoboye ako kanya ukakamuha yo urya muntu ntajya kwibagirwa aricara akavuga ati mu bantu nabonye mu nshuti nagize ikado nigeze mpabwa ikomeye ni iyi ngiyi muntu wanteganyirije kado ari wese ariko ndagushimiye rwose ntaranayibona ariko reka ngusabe ntiwirirwe uvunika genda ushake ako ushoboye gihe cy'ingenzi ni uwo mutima wantekerejeho wo kubikora tu yes uwo mutima wafashe ukavuga uti mu bantu bose muri bashiki banjye bose muri barukuru banjye bose muri barumuna banjye bose mu nshuti zanjye zose ndumva mama Ganza ni umushakire gift icyo cyonyine gihe kirantwara kikanshyira kure nkumva nkukunze kurenza uko bisanzwe nyamara atari uko wampaye ikintu gihenze utago ujye gushaka za vewiti ngo ushake ngo so impano ni impano ntukavunike ngo umutima wawe utware kure icyo ushoboye gihereza umuntu ukunda
wa mutima ni uhenze cyane washoboye kumuha nta kintu gihenze wamugurira kirenze uwo mutima wamuhaye. Esa wambaye se ko ari nziza cyane waje kumpiza gufotoza nambaye. Yitwa smartwatch. Okay, wena mbere yo kuza gutanga inama kuri uyu munsi wa Saint Valentin tugana ku musozo, hari akandi kantu nabonye kuri stati nako bavuga ngo uyu munsi ngo uze kumenya umukunzi wawe bya nyabyo, ngo kuko ngo hari urize guhamagara akavuga ngo urumva ngo mfite akazi kenshi ngo mbere ya saa sita ureka tuze kubonana nka saa 9. Nanjye namubwira ati ubwo saa 4 afite umwe, saa 5 n'igice afite undi, saa 8 afite undi, saa 9 afite undi. Ubwo nibwo wari buze kuguha umwanya ati nutamubona umunsi wose umenye ko nta kintu bifitiye. So noneho nza kubihuza na rwa rukundo wavugaga rwa rundi rwose n'urw'abavandimwe. Ubundi uyu munsi Saint Valentin ukwiye gutanga impano twahoze kutuvuga ko ari umugabo cyangwa umugore, ariko hari akantu wongeyemo ngo umuvandimwe ngo ashobora kugutegurira impano ngo undi muntu wo ku ruhande. Ese ubwo yaba ari Saint Valentin? Erega Emi, ibintu biterwa n'uko umuntu yabifashe. Ubundi njya numva ko uyu munsi nyine yari umuntu witwa Valentin witangiye umukunzi we akarinda ubwo bamwica, sibyo? Ariko njye mba numva icyo cyari ikimenyetso kigaragaza ko amukunda. So bivuze rero ngo ntabwo ari itegeko ni mpaka umugabo n'umugore ngo kope na kopine. Mba numva ari umunsi wo buri muntu aha agaciro uko we abyumva. Ishobora kuba nkukunda cyane Emi wowe dukorana ibiganiro buri gihe dufatanije uyu murimo, havuga nti mbonye amahirwe reka muhereza impano. Ni umunsi bivuze ngo ndagukunda. Kugukunda rero ntabwo bivuze ibyo bintu by'umukope n'umukopine, umugabo n'umugore. No, icy'ingenzi ni urukundo. Murumuna wanjye ashobora kuvuga ati reka munezeze kuri uyu munsi w'abakundanye dore ko wenda n'umugabo w'abadahari reka mushakire gift. Ubwo se biba bisobanuye iki kintu? Icy'ingenzi ni uko arankunda, abonye chance cyangwa opportunity, aravuze ati amahirwe, aravuze ati kankoresha uno munsi nanjye mwereke ko mukunda. Hari ikindi? C'est tout. Nta kindi. So rero icyo bivuze gihe cyo mbona ko ni umunsi wahawe ikimenyetso cy'umuntu ukunda undi. Umuntu ufite umutima ukunda. Ibisigaye rero numva ari buri muntu uko abyakira. Akavuga ati jewe uyu munsi nawo hari umukunzi wanjye gusa nta wundi nakunda. Bese numva ko hari n'uwo nguwo ufite abakunzi nka 5 uri bugere saa 5 z'ijoro agifite ku murongo abamutegereje. Saa 4 akafite Jeanne, saa 6 Jolie. Ubwo se ubwo byo twabyita iki Emi? Jeanne na Jolie bose ndumva ari bamwe bose yitwarira nta. Ariko rero ni n'umuruho urumva harimo n'imvune. Hari imvune kuko niba buri wese ari bumugenere message ye buri wese akamugenera gift. Niyo mpamvu rero bagorwa abantu akagorwa no guhangayika ashakisha iki. Uragishaka utese wafashe 50 bari kuguriramo Jolie isheneti nziza cyangwa se isaha nziza cyangwa sakame nziza cyangwa gift ifatika. Ugiye kwigabanya abantu 5 biri buze gusoza rero ushakisha ikintu cyuri bugura cy'ibihumbi 10 kibi kibazo. Yo. Fata 50 bigenere Jolie wenyine. Ayiwe nyine. Apana na Jeanne. Oya. Jeanne ni yihanganye. So bivuze rero ngo ikivunnye umuntu niba hari uwavunikaga kubera ko adafite abo batondekeranyije ku murongo akavunika gusa, arubwo nanone biba biterwa n'agaciro guha. Bavuga ati nkurikije Jolie uburyo mukunda numva ashaka kumuha impano nayo azajya areba akavuga ati Emma arankunda koko. Twavuze ko tuzadukoresha amazina yacu. Aha azaguha impano ukavuga uti mu mpano zose nahawe ariko ya Emma. Nkubwira impano nk'ubu ngubu njya mpa agaciro cyane Emma. Ningiye kukikubaza. Nyikubwire. None isushyura bimbwiye. Reka nyikubwire. Hariyo y'uwo mubyeyi ejo bundi. Ariko impano ya mbere yakoze ku mutima wanjye mu buzima bwanjye bwose. Ni umunsi Papa Ganza. Nibwo twari tukimenyana bitaranakomera cyane. Aza ahantu mu giturage aho narindi wacu arambwira ati ndi muri ibi bice
ati nagiye nkuceho ngo usuhuze urumva umuntu ukubwiye utyo aritambukira mu byo yibereye mu gahunda ze urumva ko yitambukira nta n'agaciro biha uri hahandi hepfo aho wambwiye uba uri mu kazi aho wubaka nahanyura aho gusuhuza hari ikibazo ntireka da nta kibazo rwarashyaga nta na birebire muri jyewe ariko we yararufite ngira ngo yari ashyushye ngira ngo yari bubi ariko nta nubwo ari ngira ngo nkurikije icyo gikorwa cy'uwo munsi yari mu bihe byiza cyane yaravuga mu telefone ariko yemewe kuri uyu munsi rero wa Valente kambimubwira byumve iyo mpano yankoze ku mutima impano zose z'amazanyuma zose baretse ntabwo ndayivuga ariko ariko yemewe araje urumva nari niteguye ko aje akansuhuzaho tukajya mu rugo agasuhuzaho ababyeyi nyine nyogokuru na mama wacu nawe karambwira ati ndaje nguce aho ngaho nuko noneho ntiyari no gusuhuza ababyeyi tumanukane ni nta kibazo ahageze arasuhuza ariko ukuboko kumwe kuri inyuma gutya nyoberwa ibyo ari byo nyine ngira ngo ni style yewe ni style nyine ni uburyo bwahisemo kunsuhuza ese nkashyirayo ndabona n'abashyize ukuboko inyuma abatamubona ndamubarebera ukuboko yagushyize inyuma ye nkanjye noneho kera kabaye ati humiriza ariko agasera uyu muntu icyo gihe wari mu ivumbi wahoze reka yewe ako se wowe bazagusuhuza ukazana ibintu by'amasima aho ngaho nabanje ndakaraba neza nuko urabona za nk'agakobwa keza kitonze nyine duhe imaje y'icyo gihe nyine iryo noneho arambwira ati humiriza mu mutima ndibaza si umuntu kabyaramwe nibwo bwa mbere mu mateka yanjye humiriza se bigende habaye iki ashaka kunyica arashaka ati humiriza ariko yewe ndahumiriza kwa kundi uko yakabaye avanayo ukuboko buhoro yari afite ambaraje kado nabibonye nyuma akuramo namwe nimwibaza ibyo yakuyemo twibaze umutima uri gusimbuka yasubiza nawe ariko ndacyahumirije rega akuramo indabo amaroze roses zitukura byari 2005 nibwo bwa mbere wagize emosiyo amarira araza oya reka tujye twumvikana emosiyo buryo nubona umuntu azigize nuko wamaze kabiri ngira agakorerwa icyo kintu ukumva noneho kiragarutse ukumva urariza uranezerewe ariko njye byarancanze magara gutya ndamureba tumirwa mu buzima reka nta rinete nanambaye namurebye gutya ngo nta rinete ariko yemewe namurebye gutya ndavuga what nibwo bwa mbere njye namenyereye ko indabo zihabwa abageni zihabwa abantu se zirashyingura se izindi zababyaye nabyo nari ntarabibona gusa icyo nari nzi ni umuntu ufite ubukwe niwe bazihaga akazifata atyo nibwo bwa mbere 2005 nibwo nari mpawe indabo bwa mbere urumva hari n'abantu bashobora kuba bataramenya ko zibaho harahiye yo ndanezerwa noneho ndibuka nanaryamye ndavuga ariko menye bya bintu ntabirose ntabibonye bitabaye ndavuga ashobora kuba ntabirose kuko ntabwo nezi ko ibyo bintu bibaho ariko papa Ganza ambo ndatashye ikiganiro kirarangiye ako kagumye aha nzakagukundira imyaka yose kaje kuba rero byandi byajya bita ngo ni ingarukamwaka 2006 ho kanya bikurikiyeho ariwo mwaka twashakanye ahantu ho narindi nimuka yaje ku mupaka kunyakira none hazana va kuri za zindi zaziye muri envelope kabi
muri ambaraje kado noneho yakizanye yazanye ikibuke kingana gutya ndibuka abanyamahanga b'igihugu nari ndimo bose hagara hari akazi karananirana nabo kumbe babaye nkanjye nibwo bwa mbere babona umuntu aho indabo gusa umuntu atabyaye atafite ubukwe yakizanye atya ngo sohoka mu modoka ibyo byose biguhera agaciro nkabigukundira rero ni ukuvuga ngo harahiye impano ntikwiye kuvuna umuntu ikivunanye ni umutima rero ufite utanga baziza kuvuga urakundanye n'umutipe w'umukene udashobora kubona amafaranga yo kugura ururabo uri kugura 15 reka ubu uragura 15 niyo make ariko rero uransekeje 15 usugira ngo hari uri burugure kugira ngo umwemeze neza yagenda ukagura urwa 30 byibuze ni rwo rutoya rwugura ubu nyine hari abahangayitse batyo yenda yasize atanze rasiyo n'ibiki asanga 30 ntari bugere akagira ipfunwe rigure urwa 15 ukabura uryo gift aturumva urabona kubera ko atabonye 30 wowe urasetse ubu abantu bahangayitse niba yari afite gahunda igura ururabo rwa 30 akaba afite 15 ni ikibazo ahubwo mugira inama bimubwire yuko 15 mu mpano zose zizibaho wibuke impano yaguhaye niba ufite umuntu ukunda niba ufite umuntu mukundana wibuke impano yaguhaye kagukora ku mutima umwandikire kabone nubwo nta kintu uri bumuhe umubwiye uti nibutse ya mpano wampaye rwose nyihwanyije ni umunsi wa Saint Valentin umubwiye uti I love you sibyo nyine ubwo urabivuze uzi message nabyitse nandikira papa Ganza wahatwite wazanye screenshot isaza twerekesha hari hafi yanjye umuntu uko muha impano akimpano namugeneye ubushoboye none akumutelefone ukamubaza yakubwira ati pe ibyo avuze ntabeshye namuhaye impano ikomeye cyane oya niba banararanye niba ari umugabo n'umugore banararanye Sibyo bikaba bitakunze rega muri minsi ubushobozi buhagaze nabi kandi urumva indabo zirahenze wasanga wenda banararanye none cyangwa baryamye aze kumwandikira ka message ati nibutse wa munsi nakubwiye ngo icy'ingenzi ni umutima wonyine upfa kuba wanshyize ku mutima ukantekereza birampagije ubundi umuntu ufite urukundo muri we ntugategereze ibintu bya mirenge reba umutima wa muntu gusa yagize akagutekereza agafata umwanya ibintu birahari byinshi ya masima yavugaga imisimari imodoka n'utayifite ka tuvuge ngo gutekereza ko akwiye kuzagira inzu gutekereza se cyari burye nimugoroba gutekereza ibyo byose akabyirengagiza akagutekerezaho iyo ni impano isumba izindi zose ibyo byarivanze hari aho wageze uvuga akantu bavuga ngo hari ufite 50 sibyo ubu yiteguye kwandika message ari buze kwandikira Jori agahita yiforwardinga Jeanne umwe twivugiraga Jeanne ntadutera amabuye agahita yinforwardingira runaka sibyo byambi 50 maratekereza ukuntu yo bibagabanye kandi urumva ni 5 kandi urabo rubaye 15 n'ikiro 10 byamucanze uwo mutwe washyushye inama ye nona inama nuko akwiye guhitamo neza uhitemo umuntu umwe akubera umukunzi bizakorohera ibyo bya Jeanne Jori Jojo bivemo hitamo neza ufata umwe bya 50 uzajya ubona ari nk'ibihumbi 500 uzamugurira ururabo rw'ibihumbi 10 umusohokane mu ry'ibihumbi 20 bya 50 usange kabaye akayabo ese kutabwira baja nibo bashaka kutabwira baje kwandikira Ramberi na Gasipari hari rero bajori bafite ba Emi bakagira ikuzo bakagira na ba papa runaka nangiye kumuwa mwana wacu rero ndumi hitamo neza mukobwa mwiza umwe aguhaza kubera umukunzi bizoroha cyane ntabwo uzavunika ariko yemereka nkubwira abantu bakunda abantu barenze umwe babiri nukuri baranahangayitse cyane ubuze Emma guhamagaye ikuza akaguhamagara bose bakaguha isaha imwe byagenda bite barabishoboye barafite imitwe ibasha kubishobora undi usanga yandika message imwe agahita yihanura hari akantu karyoshye rero reba Emi uhaye message Jori bambwiye uti rero duhure saa 9 duhurira aha naha
ahubwo ni yo saa 9 rero sindi buboneke bibaye ngombwa ngiye mu kazi para sibyo noneho nawe Emi kuko usanga nkwe Jose cyangwa se Jeanne wari wabuze ukubwira ungita saa 9 rero mbonye akanyuze kuza tubonane ibaze rero mugasohokera ahantu hamwe ugahurirayo na Jori na Emi ikuzo nawe agahurirayo na Jeanne mwagira gutyo ukabona Jeanne yagira atya akabona ikuzo harya ubwo wabyifata mute wambwiye ko nta kanya ufite yewe na runaka nayabwiye undi ko noneho nibwo mbonye akanya muraje muhuriye ahantu hamwe harya ubwo uri bwifatute iryo pfunwe witera ni iryiki hitamo umuntu umwe ntekereza ko abantu bahorana n'imanza mu mitima yabo kubera ko buri munsi abatekereza ko ibyo abwira runaka ibyo agomba kubwira runaka ibyo abwira runaka ibyo agomba kubwira runaka umuganwa ndagukunda cyane yego yaca hirya Jori ndagukunda bya hatari so rimwe na rimwe ndavuga ko ndabishoboye ari n'ubuhanga ariko n'ubuswa bwinshi abuswa okay uyu munsi turi ku itariki 14 nibwo dukoze iki kiganiro z'ukwezi kwa kabiri ubaza amezi 9 mu kwa 10 ku itariki zinga tuzatwi kwakira ibibondo uyu munsi rero abantu bari buze gutwika bibagirwa uyu munsi baza gutahana inuza niko bihagaze ubwo icyo gihe nusanga baramwise Valentine kandi yavutse mu kwa 10 ikibazo Valentine cyangwa Valentine turabasuhuje nusanga aravutse umwana yitwa ashobora kuba atari uko yavutse ku itariki 14 z'ukwa kabiri ahubwo ari inkomoko yuko iyo ndaribwo yagiye already uyu munsi abantu rwose bari gusama inda muzabyara abahungu n'abakobwa bakomeye amashyi impundu ni uzayi inama za nyuma cyangwa se inama ya nyuma mbere ko dusoza iki kiganiro inama rero twabagira inama twagira abantu bose bakundana nukuri nimukundana urukundo rwa nyarwo ruzira uburyarya ruzira ipfunwe ejo hazaza kunda umuntu umwe nirwo rukundo nyakuri none se kiretse niba uvuze uti ngiye kuba Kristo nkunda abantu bose mbitangire ntabwo bishoboka ntabwo uri Kristo ni wakunze isi yose akunda abari mu isi bose none rero wowe urwo rukundo rugera umuntu umwe nibwo bizakuryohera nibwo bizagenda neza nibwo uzagubwa neza nibwo umutima wawe uzaba utagucira imanza nibwo uzumva uguwe neza uhorane sekirite mu mutima wawe aho ugiye hose wumve ntacyo wishinja nta n'ipfunwe ufite ikindi hereza umuntu ukunda impano y'ushoboye kandi niba uri umukobwa wivuga ngo si umuhungu araza kubyumva gute nimuha impano nyine umutima wawe niko wakubwiye genda uyimuhe uko ari bugufate nuko nguko nuke ariko icy'ingenzi nk'umuntu mwereka urwo rukundo ntabwo urukundo rwo mvuga simvuga kwitanga umubiri wawe no ntunyumve nabi icyo mvuga ni impano yo wumva umutima wawe ukubwira guhereza umuntu yifata uyimuhe umwongereho iryo jambo ariko ndagukunda ntuyijugunye gusa ari umukobwa abwira umuhungu utarabivuga erega igihe cyo turimo abantu twarisobanukiwe twarisobanukiwe ubundi nk'uko tubizi abakobwa umuco wacu erega n'ibintu tujya twitiranya Emi hari umuco ngo agahugu n'umuco wako rero umuco wacu twebwe nshobora kuba ndi umukobwa nkakunda umuhungu nkaranduka ariko simbe natinyuka kumbwira ngo ndagukunda ariko ashobora kubibonera mu bikorwa akabishoboka akayibonera nko muri iyo gift muhaye akayibonera se ukuntu message mwandikiye nawe ntakwengeramo ibintu byinshi ariko nawe ubwe nawe afite ubwenge akaramba abakobwa bose aza akareba akabona ukuntu ari igihe bamwitayeho byanga bikunda nasoza abonye ko mukunda twe rero nuko nyine twarezwe ntabwo watambuka ujye kumubwira ngo ndagukunda ariko ubu hari abana da bisobanukiwe bageze mu mico y'ahandi barakopera bamenya ko niba ukunda byerure ubivuge ntibiguhoremo ntibikwice ntibikurwaze ngo urinde urwara kandi hari umuntu ukunda ushobora kubimubwira
barabivuga yemwe ubu ngubu ibintu byarahindutse byaroroshye ubu ngubu nta mwana ugiye kwicwa n'uko akunda Emi arayikubwira noneho zigakamwa nyine kiba kibe n'ubundi ibintu bimbwirisha reka tubashimire mwese abadukurikiye muri iki kiganiro Imana iho mugisha mukomeze urukundo rwanyu rwogere kandi n'ukuri rwogere rugere no kure Imana ibafashe kandi Imana ibashigikire ukore subscribe niba ugeze hano kugira ngo dusangire iby'umumaro hanyuma ukore like share ndetse na comment kuko inkunga ikomeye no gusangiza iki kiganiro Imana iho mugisha mwese abo twabanye muri iki kiganiro umuganwa Jori Mama Ganza byose ndabivuze mbishize hanze musabe umugisha Imana igumugisha ariko icyitonderwa agenda ashaka kwifuriza umunsi mwiza wakunda umugabo n'umugore umugabo ukunda umugore we bya nyakuri nk'uko papa Ganza nkunda mbifurije kugira umunsi mwiza genda ushaka akantu kanezeza umugore wawe wangurije ukamuhereza wangurije nkakamugurira umunsi ko mukunda nawe ndabivuze uranguriza ingizo zawe rero mugire umunsi mwiza nakubwiye ngo yeme ibyo ntibikakuvune genda mama ntuze ntavuze genda umushakire gift nakubwiye ko ari icyo ari cyo cyose wa mutima ni wowe w'ingenzi icyo ari cyo cyose cyuri bufata ukamushyira cyaturutse kuri uwo mutima wamutekereje ukabubiha uwo mwanya sha natagushima uze ku telefone umbwire uti ntabwo yanshimye reka dusoze ikiganiro utaza twese uraduha impano aho bukeye wakoze cyane Imana igumugisha thank you too utawuzaza tugutumire cyane yambaye neza ariko ransigirira igiceri turabashimiye murakoze